bakunzi bacu ku kibanza cy'imirwano dukunda cyane, mbifurije amahoro n'imigisha kuko bisanzwe ejo ni umunsi mukuru, Noheli izakubere nziza, izakubere umugisha, uzatera imbere, uzagira ihirwe, uzagira amahera. Mbikwatuyeho nka profete, mbikwatuyeho bizakugirirweho, uzagira amafaranga, ugire amazu, ugire umugore ukubaha, utere imbere mu minsi yose. Ariko ndagira mbwire ngo abantu b'inshuti zanjye, apana baza kuntuka cyangwa kuntoteza, bari mu ngeri zose, cyane cyane abarundi, ejo uzagura inyama, ejo uzagura ifi, ejo uzagura byose. Mbera umugisha, nanjye ejo ndya inyama. Mbera umugisha ufatika, ejo ndya inyama, ndya agafi. Nanjye abacyago dukunda agafi, dukunda inyama, dukunda ubuzima bwiza. Murabizi ni ibintu byacu, abasha niko batwita, niko bita, kandi kuko niko bimeze, kuko nkombo hari abasha. Wangurira inyama ejo nkayirya nkayisusura, bati ibintu ngurasa, nta kintu bimbwibyo. Ndabwira abagabo, ndabwira abagabo, ndabwira abadamu biyubashye, ndabwira abasore, ndabwira abakobwa, ejo nzayishinga iryinyo ejo. Nanjye ejo uvuge ati abarundi n'abanyarwanda bankunda banguriye inyama, nariye nanyweye. Niko bimeze. Aho uzavanga urabona ngo urasaba, nose nkora iki? Niba ntaratera imbere nkora iki? Aba ni inshuti yanjye, nimwe muryango wanjye, nimwe famiye. Ku kibuga cy'imirwano mbafite byose. Subscribe yawe aba ari ingenzi kuri njyewe. Rero ahantu wanurikira ayo mahera harava, ni ukuri kw'Imana, amabitangaza aravuga. Ngiye suko ndishakira inyama njye, cyangwa n'ikiyeri, ngo ikiyeri, noneho nani yabo nini, amusiteri nini, uzi ukuntu muyita amusiteri nini, muyita gute? Ingufiya muyita gute? Ntabwo nabivugira ahangaha mu Rwanda. Oya, mitsingi nini, nagura nani, amusiteri nini uko muyita murabizi, amusiteri ntoya uko muyita murabizi. Nongeye nguriye ushaka, wangurira indende, wangurira ingufi, mbabarira ejo nange nishime. N'ejo inganye n'abarundi, abasirikare bari ku rugamba. Imana ibarinde, ibaha imbaraga zo gutsinda adui. Jeshi kama muko napambana, mupambane vizuri, mushinde. Ndi kwibaza, ejo ndarya nanjye akanyama, ejo nanjye ndanywa ikiyeri, ndanywa fanta, ndanywa ji. Nimunsubize, maniyumvira ngatekereza kugira nze navuga. Nimero wanshiriraho ni 07 88 39 30 82. Ndasubiramo 07 88 39 30 82. Papa Bitangaza kabati, uyu munsi nawe niwe enjoyinge, ndakwemera mu kibuga cy'imirwano, ndakubaha. Nanjye kavuga ati uyu munsi abavandimwe bari muri Amerika, bari i Burayi, bari muri Afurika, baguriye Papa Bitangaza inyama. Niko bimeze. N'Imana yaraguhaye umugisha wo kugira hariya, nanjye mbere umugisha. Nanjye mbere iki? Umugisha. Niko bimeze. mbere umugisha nange ndya akanyama nanjye ngashikure
kumugisha Imana yakubereye. Biragoye kujya i Burayi kurira indege nawe ufate nawe iyo shusho, nange naba ngize Imana nkayurira n'izina ry'Imana ngeze i Burayi, n'umuzungu yaza anyihagarikaho basi, ariko nkabona iki udufaranga nkava muri ubu buzima, muri iyi situation. Ariko hari umuvandimwe ushaka kubura aho ngaho ati papa Bitangaza, kaze nkugurire nzete ya ngube, nkugurire ingube, cyangwa nkugurire ji, cyangwa nkugurire ikiyeri. Urambaza ngo sorry mushumba, nkugurire ikiyeri nange nkimire abarundi amashyi hejuru. Abarundi se murahari? Abarundi bakunda cyane. Nge nkunda abarundi kandi nabanye nabo kandi nzahora nabana nabo. Umva nicere mvuga ati ninde murundi wakwidarapo? Akati mvuga ninge murundi witwa runaka, mvuga nahuguriye inyama. Nkunda inyama papa, urumva nge nkunda iki? Inyama. Ibindi byose ubyihorere byawe, nkunda inyama. Nimero yanjye ni 07 88 39 82. Ibaruyeho Habimana Joel. Habimana Joel. Ngiteguye kurya inyama yawe, urakoze. Kubw'inyama unyoherereje ji, fanta cyangwa n'ikiyeri, uko ushaka uzabyite gutyo. Nzabe njya nanjye nywa, mbabarira. Wakwega abakongomani, abasanga turi abakongomani tuvuga icyangugu, tugira kwirekura, tuzi guhangana. Hoya Bitangaza ansabye inyama, kazimuhe mfite umugisha. Nose ufite miliyari, ufite miliyoni, ufite 500,000, inzu yishyuye, nta kintu ubaye uri i Burayi, kumpa 200,000 cyangwa 500 cyangwa 5,000. Genda ugura ikiro cy'inyama kiroti nawe wirire kwa Kiwanja. Kwa Kiwanja cya Mapambano. Nshuti yanjye, n'indi inyama uzambwira izina ryawe, nzagusengera kugeza mfuye, ngusabira umugisha. Barasabiriza, oya, tutubwira abakunzi burya abakunzi baraguha. 07 88 39 82. Ibaruyeho Habimana Joel. Habimana Joel. Nanjye ngasamureje ejo, si ibyejo bundi n'ejo, nkenjoyinga ngakora ikiganiro ndi kurya inyama. Nahawe n'umuvandimwe umunsi w'ejo, vangwame ndabikora nangahe. Nawe ivugize kuri uri i Burayi, umurundi inshuti yanjye, muri ufafanu operation kwa Kiwanja kwa gupiga adui. Kandi iyo nimero 07 88 39 82. Nanjye nzi ejo nzarya kaboga, ndi mu bwihisho, ndi mu rubuyero, ariko nta kintu bimbwiye. Ejo nzaba ndya inyama nguriwe n'umurundi cyangwa umunyarwanda nkunda papa. Ejo nzaba nenjoyinga nanjye agafe, nenjoyinga kanyama, nenjoyinga fanta. Ejo ndagutegereje. Kumbi cyubahiro. Subscribe, comment, like, share. Bye bye.